Shalom, ubuzima bushya buracyahari ku buzima bwawe. Hari umusemburo bashyira mu binyobwa kugira ngo bigire icyanga kidasanzwe, ariko uwo musemburo uza mu byari bisanzwe. Listen, the Bible says, Paulo yaravuze ngo igitubura gike gishobora gutubura irobe ryose. Do we understand? So, ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana mu buzima bw'umukristo ryakora ibirenzeho, ryakora ibirushaho, ryakora ibidasanzwe. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abami, iravuga ngo umwe mu basuke b'i Galiyadi, Eliya wita Ishubi, ngo arangije araza aravuga ngo ndahiye Uwiteka Imana ihoraho, nta kime cyangwa imvura bizongera kugwa kuri ubu butaka kugeza igihe nzabitegekera. Ni ibintu bikomeye cyane. Bibiliya isobanuye umugabo nk'umugabo muto cyane, ngo ufite impwemwe nyinshi mu gatuza. Ntabwo ari umugabo ufite amateka adasanzwe yusomye, ntabwo ari umugabo bagaragaza yarize amashuri adasanzwe, si umugabo bagaragaza ukomoka mu bakomeye, nta gisekuru cy'ibwami afite, nta bintu bidasanzwe afite, nta madiguri mbona, nta ma experience adasanzwe mbona, nta bukungu budasanzwe mbona, nta bukire budasanzwe mbona, ariko afite igitubura kidasanzwe mu buzima bwe. Harimo ijambo rikaze, harimo ijambo ridasanzwe, kavode y'Uwiteka iri ku buzima bwe. Reka nkubwire, Uwiteka yavuganye na Yosuwa aramubwira ngo ndakurahiye ngo mu minsi yo kubaho kwawe nta muntu uzaguhagarara imbere. Ubu buntu bw'uyu munsi ugize ni ubuntu budasanzwe, ni ukugira neza kw'Imana, ni amaboko yayo akomeje kukuzamura. Reka nkubwire, ibi ngibi biriho kubw'imbabazi z'Imana, ni urukundo rwayo. Nkwibutse umuririmbyi wa 251 aravuga ngo hirya y'umusaraba ngo mbonayo umworera n'umunwa w'ikuzimu ngo wakamo umuriro. Icyo ni igice cya mbere yabonye, inkuru iteye ubwoba, biteye ubwoba, ntibyumvikana. Umworera w'ikuzimu, umwobo munini cyane wakamo umuriro, biravuga ngo ni amazuku. Ariko hirya y'ibyo, akibona umuriro, akibona ibyo bitangira kumustressa mu mutwe, kumutera ubwoba, gutuma yumva adatuje. Aravuga ngo uyu muriro biragenda gute, biragenda gute, biragenda gute. Ahita agira andi maso adasanzwe, ayo ngayo ajya amanuka ku buzima bw'abera. Niyo mpamvu Paulo mu gitabo cy'Abafilipi abwira Abafilipi, arababwira ngo nzi ubuzima bwo gutunga bike nkamenya n'ubwo kugira byinshi. Aravuga ngo hari ikintu kimwe nize, ngo byanga bikunda nzi kubaho nyuzwe n'ibyo mfite, ngo kuko ndushishwaho gushobozwa na Kristo mpimbaraga. Kristo mpimbaraga, uzi uwo niwe ujya uhishura ibitagaragaraga. Kimwe mu bintu birushaho gutuma nkunda Kristo nuko rimwe na rimwe iyo muvuze hari abantu getting idea of what I am saying. Kimwe mu bintu bishushaho gutuma nikomeza kumukiza nuko hari abantu bataramusobanukirwa neza. Listen to me carefully. Ntabwo ari uko nshimishijwe no kuba hari abantu badafite ubuzima bwa gikristo muri bo, ahubwo icyo mvuga byongera kunyibutsa nanjye uko nari meze mbere ntarakira the picture of who Jesus is. Hanyuma ariko nanone nkareba projection y'umusaruro umaze kuvuka uyu munsi. Uzi kiba ndavuga ngo Mwami Imana ikomeye, ndabibona uracyahari, uracyafite gukora umurimo ukomeye, kuko iyo abarwayi bahari ni ikimenyetso kigaragaza ko abaganga bagifite akazi. Yesu dufite, Yohana aramusobanura cyane mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, gice cy'icumi murongo wa 38, aravuga ngo iryo jambo dufite ngo ni irya Yesu Kristo, wa wundi wakizaga, wabohoraga, niryo duhaye ngo dutangarize abo bataramumenya. Duhamye muki? Duhamye mu mvura, tuvuge ngo aracyari umugabo, aracyabohora, aracyahindura amateka, nta kiguzi yaka. Ni umukiza, ni umucunguzi, ni umunyembabazi. Kimwe mu bintu tumuziho, ababarira ibyaha, nta kiguzi yatse.
umuririmbyi ahita avuga ngo ariko ngo ngiye kubona ngo mbona umusaraba uteze nk'amaboko. My Abba Father, umusaraba uteze nk'amaboko. Can I tell you this? Ahari hari umworero umaze igihe ku buzima bwawe. Ahari n'uyu munsi umworera wawe ubonye. Wenda ni ideni rikomereye ubuzima bwawe. Hari umworera uri mu muryango wawe. Hari umuriro uri kugurumana mu buzima bwawe. Umaze igihe kinini ugerageza kuwuzimya byaranze. Ahari n'iryo ruba n'irari ry'icyo cyaha wananiwe kureka. Dore kirimo kiragenda kigushegesha umunsi ku munsi. Uwo muriro urimo uraka mu buzima bwawe. Hari ubushomeri bukumaze igihe kinini, ntabwo uzi inzira wacamo usohoka muri iyo operation, muri iyo bondage. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, ongera wubura amaso wirebe imbere yawe gusa. Zamura amaso werekeze ku yaremye isi n'ijuru. Zamura amaso werekeze ku mukiza. Dore ndabona umusaraba uteze nk'amaboko. Ndabona ineza ya Kristo imanuka ku buzima bwawe. Ndabona ineza y'umwami wawe imanuka ku buzima bwawe. Umugabo umwe yaravuze ngo ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho. Ndabizi neza ko Yesu Kristo akibohora. Ndabizi neza iyi Mana nkubwira iracyishyura amadeni. Ndabizi neza iyi Mana nkubwira iracyabohora abantu ikabakura mu bubata bw'ibyaha. Ndayibonye yongera kubaka ingo zegereje divorce. Ariko mbonye fix imibano yari yamaze kwangirika. Mbonye igarura icyubahiro ku bari bagitakaje. Iragarura izina. Bibiliya yarambwiye ngo icyubahiro n'ubwiza bw'urusengero bya nyuma ntabwo bizagereranywa n'ibya mbere. Hari aho wasuzuguriwe mbere, hari uko ubuzima bwawe bwari bumeze mbere, hari uko bakuzi imbere, hari ibyo bakuvuze, hari ibyo bakwanditseho, hari ibyo bakuganiriyeho, hari ibyo bagutekerejeho. Ariko aka kanya let me speak over your life. Reko saparada bosike pereta pasaka. Ndabona Imana iza kuzura. Ndabona Imana yaguruka ku buzima bwawe. Uzi ukuntu Bibiliya imbwiye? Zaburi ya 86 murongo wa nyuma ravuze ngo nyereka ikimenyetso cy'ibyiza ngo abandwanye bakibone bamware. Ekosiko parada bosaka. N'abanyamaboko bingana iki ku buryo barusha gukomera amagare n'amafarashi by'Uwiteka? N'abanyamaboko muhanganye bingana iki ku buryo barusha imbaraga amagare n'amafarashi by'Uwiteka? Uzi ukuntu yatangiye yibwira Yobu? Irakomeye cyane. Yaramubajije ngo wari uhari inshinga imfatiro z'isi? Arahakana aravuga atoya. Amaze kumva iyo nkuru avuga ikintu gikomeye cyane Yobu. Aravuga ngo mbonye neza ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Umva nkubwire, nta cyarogoye umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo ari ngombwa ngo we ububona ishusho y'iby'Imana yakubwiye, oya, kuko ntabwo ari wowe uri bubikore. Uzi impamvu atari ngombwa ko Imana ikwereka ishusho y'ibyo yakubwiye? Nuko atari wowe ugomba kubikora. Ibyo ugomba gukora yarabigusobanuriye mu ijambo ryayo. Hahirwa bihangana bagategereza Uwiteka. None akavuga ngo abategereza Uwiteka. Abategereza Uwiteka. My God. Uzi ukuntu yavuze? Yaravuze ngo abo barahirwa ngo kuko nibatagwa isari bazasarura. I want to testify my Jesus upon your life right now. You may not see it, you may not feel it, they may not even tell you about it, but I can assure you, under the name of God Jesus, even though there is nothing on your table to eat,
even though there is nothing in your mind that can convince you to get the answer of your situation. Let me tell you this. Even though you cannot see it, even though you cannot feel it, and you don't have even a way of explaining it to those people, can I tell you this? Though they are speaking behind your back, though they are gossiping about you, but after the manifestation of the mighty God of Israel, I can see them coming back to you. A lot of people are going to come back to you to ask you, what the secret have you used to get out of that bondage? After end of that situation you are going through, you are going to come out with a great testimony. You are going to come out as a case study to all the people who have been denying the great works of the Messiah. You may not understand it right now. You are like someone who is sitting in the living room, in the dining room, waiting for something to eat, and there is nothing. But I can assure you, under the Spirit of living God, your Abba Father, the God of Jacob, is cooking something for you in the kitchen. He's cooking something behind the scene. He's preparing something behind the scene. He's organizing some things behind the scene. After this situation, you are going to become a case study of how God lifts people. You are going to become a case study of how God loves people. You are going to become a case study of how God is still doing the works we read in the Bible. You are going to become a case study that will show people how God reveals His love and kindness to His people. Keep faith, keep faith, keep faith. Ndagushimye Mana ihoraho, ndagushimye wowe ukomeye kubw'uyu munsi, kubw'ineza yawe, ubuzima bw'umwana wawe. La sabara seko palima sake pereda bashaka. Urakoze kongeye guhindura amateka, urakoze kongeye gufungura imiryango, urakoze kongeye gucagagura ikigoyi cy'umugoyi ku buzima bwe. Epeke selebosa enamasapa kapalada bosaka. Urakoze kongeye kumukora ku maso mwana. Urakoze ko mwami kimuhagazeho, bereye maso ubugingo bwe. Cyubahiro nishimwe n'ibyaha kubw'ubuntu bwawe n'ineza yawe bikituriho none n'iteka ryose Kristo. Amen.